Everyone needs Grow Smart with Angelique YouTube channel. Who doesn't like technology? Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Everyone needs Grow Smart with Angelique YouTube channel. Who doesn't like technology? Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Please come, we will grow together. Ndabashimiye cyane ko mukomeje kunshyigikira. Iyo mbonye hari abantu bakora likes, nkabona abantu bari gukora share, nkabona hari audience runaka inkurikiye, ni ukuri bintera ishema, nkavuga ni ibyo ndi kubaha buriya bifite umumaro. So uyu munsi nshaka kuganira n'ababyeyi muri rusange. Niba ufite umwana, niba ufite abana, cyangwa hari abo ubereye tante, hari abo ufite mu nshingano y'abana urera, iyi video ni iyawe. Tujye kuganira ku kintu kimwe. Hari ukuntu turera abana bacu tukumva kubarera no kubaha ibyo barya, tukabagurira amata, ibyo kunywa byiza n'ibyo kurya byiza, ariko nanone mwibuke ko nta kintu byaba bimaze kuba wahahira abana nyine ukabibahahira bikaba bihari ariko badashoboye, nyine utamakinga ashobora ko babirya cyangwa babibona, kuko icyo gihe nta musaruro bivamo. Ntandi umwana azarwaragurika, yarwara na bwaki, nyine yamererwa nabi nkaho atabifite. Muri kumva icyo kintu? Aho nshaka kuganisha rero ni ahangaha. Akenshi ababyeyi twitaye cyane ku gushakisha amafaranga tukagura kugira ngo tujyane abana mu mashuri meza. Ni ukuri tukajyana abana mu bigo bihenze cyane, kuko nibyo tuba tuvuga tuti kuri ubu ngubu wenda nta yindi minani duteze guha abana bacu usibye kuba twazabaraga amashuri meza, bakiga bakazagira icyo bimarira, nyine bakamenya ubwenge bakabintyoza. Ariko nanone ese ujya wibuka kureba neza niba umwana ibyo ku ishuri bamuhaye yabashije kubikonsiyuminga neza? Ese ibyo mwarimu amwigisha koko yarabifashe mu mutwe, arabizi neza? Niyo mpamvu iyi channel ahangaha tugiye kurebera hamwe uburyo tuzadufasha abana bacu kugira ngo bige ibyo bize ku ishuri babisubiremo hano mu rugo. Hari ibintu bibaho byo bita homeschooling, mbese ni nka homeschooling ariko kuko mu Rwanda ntabwo byemewe ubundi kuba, ndumva iyo program mu Rwanda itahaba yuko ushobora gufata umwana ukamwigishiriza mu rugo we byonyine, nyine gutyo gusa ntajye ku ishuri. Ariko twebwe tuzaba turi gufasha abana gusubira amasomo, ibyo bize ku ishuri babimenye neza. Hanyuma ndabasabye babyeyi beza, mutegura abana ko bazajya baza kwigira hano tuzatwigana, tugiye gufasha abana bacu to grow wise. Ni ukuri tugiye kubafasha kandi bizatanga umusaruro munini. Njyewe already nafashe target y'umwana umwe mu bana mfite urimo kwitegura ikizamini cya leta. Tuzagendana twigana bitewe n'ibyo bize ku ishuri, cyane cyane ngenda nita cyane ku bimugora. Hanyuma ubwo ngubwo ndabasabye kugira ngo muzajye mukurikira uko mfasha uwanjye, ni nako nzaba ndi gufasha n'abandi bose. Muze twese dufatanye turebe ukuntu tubazamura, turebe ukuntu nyine ibyo biga koko babifata mu mutwe, atari ukuvuga ngo reka duterere iyo, dupfa kuba twarishyuye minerval, dupfa kuba twaraguze ibikoresho byose, dupfa kuba twarabahaye uniforme. Oya, reka tureke kubatererana. Nta muntu n'umwe ubaho atifuza ubufasha. Kadufasha abana bacu, ni cyo Imana yabaduhereye, tugomba kwikora kandi twishimye kandi turashoboye. We will make it and we will do it.
4. Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Please come, we will grow together. One, two, three, four. Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Please come, we will grow together. One, two, three, four.
iyi urayigira iki? Linye, c'est juste linye. ongera cyane iguye gutya wowe uzareba ibyo wandikaho hano. Uraza kubishyiraho bitewe n'icyo ugiye kwandikamo. Yego? Okay. cyangwa icyo gishushanyijeho igikapu ni icya siyansi. Iki rero ibindi uraza kubyandikira, ahubwo reka ngo amakaye yawe ayo ukenera then ugende, sibyo? Ya yindi wafunitse irihe kugira dushyire iyi etikete? Zana ya yindi ufunitse. Oh, iriho etikete re? Na yindi idafiteho etikete? yego si byiza asigaye ku ishuri. Uze kuzizana rero. ngo mbwira rero ngo amakaye ubura ni ayahe? Turabimenya gute ayandi wayasize ku ishuri? Wari kuba wayazanye yose. Il me manque 11. 11 cahiers? Petit cahier. 11 petits cahiers? Donne-moi mon téléphone là, je vais regarder sur la liste. Merci, je vais voir. Je vais voir sur la liste. Puis 6. Voilà. Ok. Pour mathématiques, c'est bien. Tu dois avoir un cahier registre quadrillé. Où l'as-tu fait? Un cahier de devoir quadrillé. Où l'as-tu fait? Où l'as-tu fait? Un cahier d'exercice ligné. Où l'as-tu fait? Cahier d'exercice ligné, voyons. Yingi. Ariko ni ya science. Mais il n'y a rien. Quand tu dis à maths exercice. Tourne la page. Mais il n'y a rien. Eh, tu avais commencé. Alors pourquoi tu n'as pas écrit sur l'étiquette ici? Je ramène. Laisse-moi t'aider. umva mwabibonye ukuntu nagerageje kubikora, nagerageje pe, was a big challenge. Byangoye nabeshye pe, byangoye ni ubwa mbere nari mbigerageje, ariko nyine mu buzima buri gihe hahora hariho ubwa mbere. Rero ndabashimiye cyane ko mwakurikiye. Umuntu uzi gufunika ni ukuri nzatega nze kumureba amfashe anyigishe gufunika. Hanyuma mwabibonye ko icyangombwa no ku mwana yabashije kujya ku ishuri anezerewe, afite ibikoresho byose, afite ibisabwa, nayo n'izo registre ze zifunitse nk'uko babidusabye. Ahasigaye rero ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. See you on the next video.